Umuntu wese yagiye kwitaba Imana hari bimwe mu bikorwa bimuranga. Iyo ari umukozi w'Imana cyangwa afite inshingano runaka, habaho kuraga nubwo ataba abizi neza ko ari cyo gikorwa arimo gukora. Papa Francis nawe mbere yo kwitaba Imana hari ibikorwa byamuranze. Ku itariki 20 z'uku kwezi kwa kane, Papa Francis yagiranye inama na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance. Ku cyumweru cya Pasika, Papa Francisco yagiranye inama na Vice Perezida J.D. Vance. Muri iyo nama baganiriye ku bibazo bitandukanye byugarije isi, birimo intambara, ubuhunzi n'ubutabera. Ubutumwa bwa Pasika, nubwo Papa Francisco yari arwaye atameze neza, yatanze ubutumwa bwa Pasika aho yagaragaje ko afite impungenge ku bibazo byugarije abimukira n'abatagira aho baba n'abatagira kivurira, asaba isi yose ko yagira impuhwe no kwita ku bantu nk'aba bafite ibibazo bitaboroheye. Urupfu rwa Papa Francisco ku wa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata 2025, Papa Francisco nibwo yitabye Imana afite imyaka 88, azize uburwayi bw'umutima n'ubwonko. Iminsi ya nyuma y'ubuzima bwe, nubwo yari arwaye, Papa Francisco yakomeje kugaragaza ubushake bwo gukomeza inshingano ze. Yitabiriye ibikorwa by'ingenzi, ashyira imbere ubutumwa bw'impuhwe, ubutabera, urukundo ku bantu bose, cyane cyane kuri babandi bari mu kaga. Amazina ye nyakuri yitwa George Mario Bergoglio. Yavutse ku itariki 17 Ukuboza 1936. Avukira ahitwa i Buenos Aires muri Argentine. Yatorewe kuba papa ku wa 13 Werurwe mwaka wa 2013. Yari papa wa 266 wa Kiliziya Gatolika. Bamwe mu bari bamuri hafi kugeza yitabye Imana hari ibyo bagiye batangaza. Kardinali Pietro Parolin, umunyabanga wa leta ya Vatikani, yatangaje ko yari umugabo w'ubutwari n'ineza. Mu minsi ye ya nyuma yifuzaga ko Kiliziya ikomeza kuba urumuri ku bantu batakibona icyizere. Ubundi buhamya bwatanzwe na Musenyeri George Guansoini, wahoze hafi ya Papa Benedicto wa 16. Yavuze ko Papa Francisco yabaye inkingi ya mwamba mu gihe cy'impinduka. Nubwo yari arwaye, yifuzaga gusoza ubutumwa bwe atuje asenga. Bamwe mu baforomokazi b'i Vatikani bamurwaje bavuze ko mu masaha ya nyuma yari acecetse asoma isengesho yuje umutuzo. Yavugaga amagambo make asaba ko bamuririmbira indirimbo z'ubugingo. Bamwe mu bakozi bamufashaga mu buzima bwa buri munsi bavuze ko mu minsi ye ya nyuma yashyize imbere kubabarira no gukundana. Yashimiye abakozi be bose mbere yo gusinzira ku nshuro ya nyuma. Ijambo rya nyuma rivugwa ko Papa Francisco yavuze, yaragize ati, Yesu niringiye wowe, babarira isi. Ayo magambo yayavuze afite rozari mu ntoki. Reka tumusabire iruhuko ridashira. Papa Francisco azibukwa nk'umuyobozi w'amahoro n'impuhwe, intwari yahagurukiye guhindura Kiliziya ikarushaho kwegera abakene, umuyobozi wagiye utavugwaho rumwe ariko waharaniye Kiliziya itumvira amategeko gusa ahubwo inakunda abantu. Papa Francisco, Imana imwakire aheza mu ijuru, aruhuke mu mahoro. Ibyo nibyo twe tugufitiye kuri bimwe byaranze iminsi ya nyuma ya Papa Francisco mbere y'uko yitaba Imana.